Hello people, hello friends. I hope ko umeze neza, nanjye meze neza, kandi niba utameze neza biraza kugenda neza. Waba uri muri Afurika, muri Europe, muri Australia, muri Canada ndetse no muri Amerika, ikaze cyane rero kuri Dona Official. Nitwa Donatira, benshi bakaba banzi ku izina rya Tadiyeni. Please, nimba uri mushya hano nagusabwa kubanza ugakanda subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu. Niwe bagiye gukanda kuri kakazogera k'umukara kugira ngo ujye ubona notification y'uko na uploadinze video nshyashya. Wowe wakanze subscribe ikaze cyane nanone. Tugiye kureba kuri chia seed, akamaro kayo ndetse n'uburyo yakoreshwamo. Chia seed yifitemo omega 6, omega 9, protein, magnesium, phosphorus, copper na selenium, ikagiramo iron, potassium, magnesium, calcium na vitamine B. Urumva ko harimo ibintu byinshi waba ukeneye mu mubiri wawe cyangwa se bikenewe mu buzima bwa buri munsi kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Tugiye kureba rero akamaro kayo. Ubundi muri make ino chia seed ikomoka muri Mexique. Akamaro kayo ka mbere ifasha umutima gutera neza. Igihe wayifashe cyangwa se igihe uyikoresha mu buryo ndaza kukubwiramo, igufasha kuba umutima wawe watera neza. Igabanya cholesterol mbi mu maraso. Mu gihe uyikoresha igabanya cholesterol mbi mu maraso. Ikuza imisatsi ku bantu mwifuza kuba mwakoze imisatsi, nanjye ndi mu bantu ngiye kuzajya nyikoresha. Murabona yuko nawukase mu bamenyereye, mwari muzi ko mfite imisatsi miremire ariko ubu ngubu narayikase, ariko izongera ize cyangwa se ngiye kuyitaho again. Ikintu cya kabiri rero, ino chia seed ifitemo fibre zituma igogorwa cyangwa se igogora ribugenda neza. Ifasha acide mu gifu cyangwa se zifasha acide zo mu gifu. Irinda constipation ku bantu bagira constipation. Icya gatatu rero kinakomeye, ikomeza amagufwa n'amenyo kubera ko ifite calcium. Ifitemo calcium ikomeza amenyo ndetse n'amagufwa. Icya kane, ku bantu mwifuza kuba mwagira uruhu rwiza, mudashaka ya mabuto, ibiheri, cyane cyane n'abantu bakunda gukora siporo, ni byiza cyane ko wakoresha ino chia seed. Ituma uruhu rwawe rumera neza, rugira itoto, rusa neza, rugaragara neza, ku buryo umuntu akubona akakubaza ibanga wakoresheje. Igisubizo ni chia seed. Ahantu hose ziraboneka, aho waba uri hose chia seed. Mwumvise yuko no mu Rwanda zisigaye zihingwa, murabizi cyane. Ikintu cya gatanu, zifasha kuba zagabanya ibiro. Ku bantu mufite ibiro byinshi cyangwa se mwifuza kugabanya ibiro, mwakoresha ino chia seed. Ni byiza cyane ko wayifata buri gihe cyangwa se mu buryo turaza kubona twayikoreshamo, bigufasha kuba ibiro byawe byajya ku murongo. Ikindi cya gatandatu, yongera ibitotsi cyangwa se ku bantu mubura ibitotsi, muba mufite stress, muvuye ku kazi munaniwe, mugira gute, byaba byiza ukoresheje ino chia seed. Ino chia seed rero yifitemo acide amine ituma ugira ibitotsi, ya misemburo yose igakora neza cyangwa se amahormone yacu ari mu mubiri akaba yakora neza. Ikindi cya karindwi, irinda kanseri. Ni byiza cyane ko wayikoresha kugira ngo wirinde amwe mu makanseri asigaye yataka abantu muri ino minsi. Ntabwo wamenya ngo ni wowe cyangwa se ni njyewe, ariko kwirinda biruta kuba wajya kwivuza. Ni byiza cyane rero ko twakoresha ino chia seed. Icya munani rero, irinda cyangwa se ni nziza mu mikorere y'ubwonko. Irinda kuba twa dutsi two mu bwonko twaturika, ubundi utwo dutsi ntiduturike ariko ubwonko bugakora neza, nibwo nyamukuru cyangwa se nibwo butuma dutekereza. Utwo dutsi ducitse hari amakuru atagera mu bwonko, ugasanga yenda ikintu cyari kuba aka kanya ukibona yenda nka nyuma y'isaha.
kubera ako gatsi kacitse cyangwa se karaturitse, nk'amakuru yari kugenda nko mu isegonda rimwe agiye mu masaha 5, urumva ko byaba ari ikibazo, urumva yuko haba hari ikibazo mu mubiri wawe utwo dutsi ducitse. Irinde rero ko twacika ukoreshe chia seed. Ikindi cya 9 ari nacyo cya nyuma ku bantu baba bafite diyabete cyangwa se baba barwaye diyabete, ituma isukari ijya ku murongo. N'iyo kandi waba utarwaye diyabete, ni byiza cyane ko yagufasha kugira ngo ujye ku murongo, isukari yawe cyangwa se isukari itaba nyinshi mu maraso. Icyo gihe uzaba wirinze kandi ubwawe ubuzima bwawe uzaba uzi neza ko buri safe. Uburyo rero ikoreshwamo ino chia seed, ufata ikiyiko ugashyira mu kirahure kimwe cy'amazi, ubundi ukagitereka ukayanywa mu gitondo. Ubikora nijoro ubundi amazi ukayanywa mu gitondo. Biba byiza rero iyo nta kindi kintu urashyira mu nda. Ufata ikiyiko kimwe cya chia seed ugashyira mu kirahure cy'amazi, ubundi ukagipfundikira neza ku buryo nta bagiteri ziri bwinjiremo cyangwa se nta dusimba twajyamo, ubundi ukaza kunywa chia seed mu gitondo nta kindi kintu urafata cyangwa se nta kindi kintu urakoza mu kanwa. Ubundi ubuzima bukagenda neza, ibyo bintu byose twabonye birinda ntabwo bikwataka, nta ndwara uzigera y'icyaduka cyangwa se izi tubona zifata abantu kubera batirinze, wowe ntabwo zizakugeraho. Igisubizo rero ni chia seed, ahantu hose ziraboneka, byaba byiza uyikoresheje kuko ni ingenzi. Mwumvise ko irimo amavitamini menshi kandi irimo ibintu byinshi dukenera, rimwe na rimwe ukisanga waguze ikintu kimwe aricyo ukurikiyemo, ariko hano mwumvise ko harimo ibintu byinshi byagufasha mu mubiri wawe. Hari kimwe wungutse cyangwa bibiri ku mikoreshereze cyangwa se mu kuba wafata chia seed, byaba byiza uyifashe cyangwa se nawe ukatubwira kimwe mu byo wakoresheje kugira ngo natwe tugikoreshe, turebe ko ubuzima bwacu cyangwa se imibereho yacu yahinduka kubera uburyo wakoresheje natwe ngo butwubake. Gerageza ino chia seed maze ubundi turebe ko ubuzima bwacu bwakomeza bukaba safe. Nimba uri mushyashya hano, nagusabaga ugasiga ukanze subscribe, like na comment. Mwakoze cyane, don't forget to subscribe.